Yes, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel. Of course, nibisanzwe ni Jarudi Kels. Hanyuma ngarutse muri Kivu Club Podcast tugiye kuganira akanya gato, ntabwo ndibuze gutinda. Nkuko mubizi nkuko mubizi hari igitaramo umuhanzi Bruce Melody arimo gukora kizenguruka igihugu ikiswe Summer Country Tour, cyatangiriye mu mujyi wa Musanze, kijya Nyagatare, Bugesera. Of course mwagiye mubibona. Hanyuma Bruce Melody mu kwitegereza neza cyane aravuga ati ibi bitaramo ngomba kuzabisoreza Igisenyi mu mujyi w'abanyabirori. So mu kuvuga ko rero ibitaramo azabisoreza Igisenyi, ni naho ngiye kugaruka, ngiye kwibanda cyane. Of course hari abahanzi b'Igisenyi, uwitwa T-Blaze n'uwitwa Kanyota, abanyempano cyane ku bantu babazi cyangwa se babakurikira. Niba utari uzi n'aba bahanzi, nagusaba ko uza kujya kuri YouTube channel uri buze kubabona. Yewe n'abahanzi banitwaye neza muri uyu mwaka 2026 ko batwaye ibihembo muri Rubavu Music Awards. So icyo ngiye kugarukaho n'ubundi rero n'abo bahanzi ni nyuma y'uko mu gutegura ibi bitaramo bimaze kuba ku nshuro ya kabiri bya Rubavu Music Awards, muri press conference n'abashinzwe gutegura iyi Rubavu Music Award yari bayi ku nshuro ya kabiri, turi kumwe na meya w'akarere ka Rubavu, turi kumwe na frère wa Vision Jeunesse Nouvelle, turi kumwe na Fred Ruterana, abategura ibi bitaramo bya Rubavu Music Award. Twabajije ikibazo kigira kiti ni gute abahanzi bakorera umuziki mu mujyi wa Gisenyi bashobora kuzajya bagenerating amafaranga binyuze mu bitaramo, ko tubona ko bikiri bike. Ariko tunaza no gutanga igisubizo muri icyo kibazo twari tubajije nk'abanyamakuru cyangwa se ababloga. Turavuga ati kuki umuhanzi wese uje gukorera igitaramo mu mujyi wa Gisenyi, ko ntago ashobora gukorera igitaramo mu mujyi wa Gisenyi n'abantu babimenye, atabanje gutanga kubona icyangombwa ahabwa n'akarere kimwemerera gukorera igitaramo muri ako karere, icyangombwa gitangwa na polisi. Turavuga ati none niba akarere ariko kari gusapotinga iyi Rubavu Music Award, niba abanyamuziki bacu barimo gukora cyane, ni gute tuzajya tubona abahanzi baturuka mu mujyi wa Kigali bagaturuka n'ahandi bakaza bagakora ibitaramo, ntitugire umuhanzi wacu tubona hano nawe gagaragare kuri iyo stage? Tubaza ikibazo ariko tunatanga n'igisubizo, tuvuga tuti muri condition mugiye gushyiriraho abantu bazajya bategura ibitaramo mu mujyi wa Gisenyi, hamwe nuko mabwira ngo mugomba kubahiriza amategeko, wenda amasaha, urusaku, umutekano, ibintu nk'ibyo ngibyo, mubongereremo ko bagomba kuzajya banafata umuhanzi, umwe mu bahanzi bitwaye neza muri Rubavu Music Award, bakavugana bakamuha amafaranga kandi afatika atari makeya, hanyuma akabasha nawe kuba yagaragara muri ibyo bitaramo, bikaba muri condition bazajya bahereza abaje gukora ibitaramo mu karere ka Rubavu. Rero byahise bigenda neza cyane. Umuhanzi Kanyota na T-Blaze bari buze kugaragara muri Summer Country Tour, igitaramo kinini cyane kibaye ku nshuro ya mbere. Ndagira ngo nkumenyeshe ko kuva ibitaramo byatangira kuba mu Rwanda, iyi niyo event ifite stage iri ndende, the longest stage mu mateka kabisa. Hanyuma aba bahanzi bacu barimo T-Blaze na Kanyota bakaba bagiye kugaragara kuri stage. Igitaramo kizajya kiba buri mwaka, hanyuma bakaba bagiye kugaragara kuri stage bwa mbere. So ni ibintu byo kwishimirwa rero. Ni ibintu ndibuze no kuba nabasha kuvugisha T-Blaze, uri buze kumva uko yiyumva, ndaza kuvugana na Kanyota nibiza kunshobokera. Nkwibutsa ko aba bahanzi nkuko nabigarutseho mbere, muri Rubavu Music Award bafitanye collabo y'indirimbo bise Sebo, ifite amashusho meza cyane, bakoreye mu soko rya Gisenyi ritarasenyukanye, kako ari na souvenir nziza cyane. Iyo ndirimbo yaje gutwara igihembo cya video y'umwaka muri Rubavu Music Award as the best video of the year 2025 until 2026 muri summer. So ni ukuvuga ngo ni indirimbo yari ihanganye n'indirimbo y'umuraperi bita Phil Pause, indirimbo yari yakoze yitwa Bukayo Saka, nayo muze kujya kwireba iyo uwo muhanzi Phil Pause yaje no kuba aba n'umuhanzi n'umuraperi w'umwaka. Urumva ko ni indirimbo yari ihanganye n'indirimbo nini ifite viewership, indirimbo nziza cyane, hanyuma babasha kuyitsinda. So ni ukuvuga ngo rero mu kubigaragara n'abahanzi beza bakoze cyane, binajyanira nuko koko na video yabo yatsinze, kandi hari video zahatanaga zari zikomeye zitoroshye. Hanyuma tuvuye no kuri icyo, T-Blaze nako Kanyota niwe wahawe award ya best female artist of the year 2025 until 2026
muri sama. Yarayitwaye ku nshuro ya kabiri nk'uko uri buze kugenda ubibona mu mashusho. Ndakeka niba utarebye iyi event wanyarukira kuri TikTok yanjye, hari udushoti duto duto nagiye nshyiraho ukaza kureba uburyo byari byifashe. Rubavu Music Award itegurwa na company bita Future Novat Company ku bufatanye na Vision Jeunesse Nouvelle hamwe n'akarere, bakaba bafitanye contract yo gukorana n'akarere imyaka 3. Ku nshuro ya kabiri Minister Utuma Twishima yaje no gushyigikira iyo event. Ni event yarimo abantu bakomeye, Riderman yaraperforminze, Bwizera performinga muri iyo event, kandi umuhanzi Bruce Melody still niwe watwaye award ya countrywide nk'umuhanzi wakunzwe mu mujyi wa Gisenyi kurusha abandi, aho yarahanganye n'aba Element, ahanganye n'abarimo Kevin Kade n'abandi. So no kuvuga ngo Bruce Melody aje gukorera event mu mujyi yatwariyemo award mu minsi ishize, aho habaye n'agashya muri iyo event. Muyoboke akaba ari uza kwakira award ya Bruce Melody kuko yari mu batumirwa bakuru baturutse mu mujyi wa Kigali, ari kumwe na ba Prince Keys wanahaye award mu producer w'umwaka. Urumva ko yari event nziza yabereye mu nyubako iri dope ya Kivu Intare Arena iri hariya kuri Grand Barriere. Niba utarahagera wahagera ukahasura. Ni ukuvuga ngo rero Bruce Melody aje mu mujyi akunzwemo. Nanagaruka kuri iki kintu nuko aganira na Irene bamaze gukora igitaramo Nyagatare, yaravuze ati n'ubwa mbere narinje Nyagatare, kandi The Ben bavuga ko ashobora kuba havuka nk'uko namuyoboke yabivuze ku gihe ari kumwe na Emmy, avuga ko ntabwo nyine n'ubundi yari yizeye ko byaza kugenda neza cyane, ariko aramubwira ati ku Gisenyi kabisa nk'umurwa mukuru w'abashap, nanjye ndumva ko nzitwara neza. So muri make nibyo nagira ngo mbagezeho, by'umwihariko ku bantu mukurikira showbiz mu mujyi wa Gisenyi no mu Rwanda muri rusange. Mumenye ko Igisenyi dufite abahanzi beza bari gukora cyane, dufite abaraperi beza, dufite abantu producer beza, aba director beza barimo nka Mr Location baherutse gukora ku ndirimbo Data ya Bruce Melody. Nabwo ndibuze kubategurira ikiganiro vuba aha, indirimbo ubona ko yakozwe n'abanyagisenyi 100%. Rero mu magambo make nayo makuru nari ngufitiye of course. Hanyuma tugiye kunyarukira kuri Stade Umuganda. Ejo noherezayo ijisho ryanjye ryabashije kumfatira iyo kamera urimo kureba iyo video. Stage yatangiye kubakwa muri Stade Umuganda, niho event izabera. Kwinjira ni 3,000, 5 muri VIP ni 10,000 muri VVIP. So no kuvuga ngo muzazi tujye gushyigikira abahanzi bacu bakorera umuziki hano, tunashyigikira umuziki nyarwanda muri rusange. Hanyuma turusheho gukomeza no gusapotinga abahanzi bacu, tuba following kuri YouTube, ku TikTok, tubereka urukundo, tuzamure viewership zabo. More especially ndabashishikariza kujya kureba indirimbo y'umuhanzi Phil Pause. Ni indirimbo nshyashya bita Legacy, indirimbo yakorewe mu mujyi wa Goma n'umudirector Charles Swift uri no mu bategurira Rubavu Music Award of course. So muze kujya kureba iyo ndirimbo muyikunde. Ndagira ngo mbabwire ko nanjye Kells nagarutse, mugiye kongera kumbona cyane nyuma y'igihe gito ndimo kwimura studio n'iki namaze gusetting up buri kimwe. No kuvuga ngo ubu ngubu tugiye kujya tubana 5 kwa 5 kenshi gashoboka kabisa. Ngiye kugaruka mbagezeho inkuru zigiye zitandukanye. So gira ibihe byiza, hanyuma munategure kuza muri event. Bibutsa ko izabera kuri Stade Umuganda ku tariki 4, no kuvuga ngo nejo kuko uyu munsi tariki 3. Hanyuma abahanzi bacu Kanyota na T-Blaze Broski bazabasha kugaragara kuri iyo stage, kandi ndahamya ko bazadushimisha cyane ko ari abanyempano basanzwe bamenyereye kuririmba, n'abantu bahora kuri micro urumva. Kuko nka T-Blaze uretse kuba afite impano yo kuririmba, bro, trust me, this guy is a very good master of ceremony, or what you can call MC. He's the big MC, very talented MC. So reka nshimire buri muntu wese warebye iki kiganiro, hanyuma ushishikarize gukora subscription kuri zo YouTube channel zombi. Tuze gusubira mu biganiro bikurikira, nza kuza kugutegurira. Reka tujye mu yindi mirimo. Mugire ibihe byiza. We sign out.